umuntu mu busanzwe umuntu agizwe n'ibice bitatu. Yesu ashimwe cyane. Agizwe n'ibice bitatu kandi bigomba gukorwaho. Haleluya. Kugira ngo umuntu w'Imana bashyitse. Umuntu w'Imana bashyitse ibi bice bitatu ugomba kubikoraho. Igice cy'umubiri, umuntu agizwe n'umubiri, ubugingo n'umwuka. Haleluya. Hari igihe umuntu ajya akora ku gice kimwe ukibanda ku gice cy'umwuka cyane, ukirengagiza ko hari ibindi bigomba kwitaho kandi nabyo bifatanyizamo kugira ngo umuntu w'Imana bashyitse. Haleluya. Niki gituma tubwirwa kwizera Yesu kandi twese tukijijwe twaramubwiwe. Hari utaratuye sakakira umwami Yesu ko ari umwami mukiza n'ubuzima bwe. Niki rero kituma ibintu bidahinduka? Twebwe tugomba guhindura imitekerereze yacu. Duhindukire uko tubona nuko dutekereza, nuko duteye. Yesu ashimwe cyane. Imiterere yacu iditamininga bitewe uko dutekereza twebwe. Bibiliya iravuga ngo uko utekereza ni kuri. Yesu ashimwe cyane. Imitekerereze yawe, wowe uko utekereza, ni iki gituma dusenga Imana imwe ariko tukayibona mu buryo bwinshi butandukanye? Ni iki gituma abantu babyiga Yesu kandi bamwe bakamukoraho bakamubona? Yesu ashimwe cyane. Ibyo biva mu mbaraga z'imitekerereze. Haleluya. Niyo mpamvu twahawe iteme yo kubwirizwa kwigisha Yesu, kwizera. Twahawe kubwirizwa kwizera Yesu wenyine. Hari igihe abantu babakizwa bari mu nzu y'Imana bakorera umurimo w'Imana ariko batarashyikira ku mutima w'Imana, bataragira imitekerereze ihindutse kandi bakorera Imana n'abakozi b'Imana. Ugomba rero kugira imitekerereze ihindutse. Kadusome Abaroma 12:2. Aravuze ngo kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ngo ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Mu y'Icyongereza ivuga mugize imitekerereze, mugize ibitekerezo bishya. Kuko Ikinyarwanda mubizi ko iba yarahinduwe. Haleluya. Ngo imitekerereze mishya, abavuga imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye. Ngo ntimwishushanye, ngo ahubwo muhinduke mugize imitekerereze mishya. Tugomba guhinduka tukagira imitekerereze mishya kugira ngo tugaragaze imbaraga z'ubwami, kugira ngo tuzane itandukaniro, kugira ngo tuzane impinduka. Haleluya. Tugomba kuba turi abantu bahindutse. Tugomba kuba dukontorora, twigenzura. Yesu nashimwe cyane. Buriya wowe nutajya ugira igihe cyo kwihuza nawe, ufata igihe. Haleluya. Birakwiye kujya ugira igihe muri gahunda zose ujyamo na gahunda zose ujya ujye wisigariza igihe cyo kwihuza nawe, cyo kwitekerezaho. Niba ari ikintu cy'umugisha no kwidiscoveringa, wowe ukitahura ukamenya uko uteye. Uziko ari gahunda bakuvuga ibintu utazi ko ariko wowe uteye. Uba ugomba kwitahura, ukitahura. Niyo mpamvu hari ijambo nkunda kuvuga ritazigira rimvamo, kuko rimbamo ngendana naryo. Ijambo ry'Imana rivuga ariko nisanga igihe cyose ndivuga, rivuga ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ngo ibindi byose ni inyongera, ngo ibindi byose muzabyongererwa. Kuki Imana ihora idusaba bino bintu? Kuki ihora itubwira bino bintu? Haleluya. Nuko mu gushaka Imana no mu gushaka ubwami bw'Imana habamo guhindurirwa, habamo guhinduka, habamo gutunganwa. Haleluya. Kugira ngo ugere ku kigero gishyitse kandi gishimishije Imana, kugira ngo ugere ku kigero gishyitse, wowe ugomba guhinduka. Ugomba kugira imitekerereze mishya. Ntabwo Imana igikoresha umuntu udahindutse. Ushobora kumara imyaka ukorera Imana ariko utarahinduka, utaritahura ngo umenye intege nke zanjye, ngo umenye intege nke zanjye, ngo umenye intege nke zawe. Igihe cyose urwego ushaka kugeramo runaka, uru rwego hari igihe ushaka kugera ku rwego runaka kandi Imana ibona rujyamo abantu bafite imitekerereze nk'iyo udafite. Ugomba kubanza ugahinduka, ugomba kubanza ugatunganwa, Imana ikakugeza hari ushaka kugera. Kuki Imana ihora ivuga ngo tubanze dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka? Haleluya. Igihe cyose wegera intebe y'ubuntu ugenda ubona intege nke zawe. Igihe cyose wegera ubwiza bw'Imana no gukiranuka kw'Imana ugenda ubona gukiranirwa kwawe. Igihe cyose ushaka amaso y'Imana, Mwuka Wera agenda akurondora. Imana igenda ikwereka ibintu udatunganyeho kandi wakabaye kuba warakosoye cyangwa se waramaze kuba shaped.
Yesu ashimwe. Rero igihe cyose tumara igihe dushapeningwa n'Imana idushakamo abantu Imana yifuza, bantu Imana ishaka by'ukuri ifitiye icyizere, Imana yakoresha, Imana yasiga, abantu bo kwizerwa. Imana ishaka ko twizerwa cyane kuruta ishyaka dufite, kuruta umwete, kuruta ibintu byose duhirimbana dukora. Imana ishaka imitima yacu. Imana ishaka ko dutinda imbere yayo kugira ngo tuyumve. Imana ishaka twebwe kuruta ibintu byose duhirimbana tuyibwira. Niyo mpamvu ivuga ngo nkunda. Imana ivuga ku muntu yumvira, aravuga ngo ngiyewe nkunda kumvira, nkunda umuntu yumvira kuruta ibitambo. Imbabazi, ibintu byose Imana, imbabazi Imana ishaka ko tuyumvira. Biravuga ngo Aburahamu yumviye Imana, yizera Imana ihangiza no gukiranuka. Yesu ashimwe cyane. Rero igihe cyose uri muri urwo rugendo rwo guhinduka, rwo kugira imitekerereze ihindutse, ugenda ubona Imana. Yesu ashimwe. Ugenda ubona impinduka. Haleluya. Njya mvuga ngo gusenga kwiza ni ugusenga gufite ihishurirwa. Igihe cyose uzasenga utari gusengera mu ihishurirwa, uzasanga uri gukubita papa utazi neza ahantu uri murarasa, utagusha ku ntego, utafite aho uviza, utazi icyo usengera, utazi n'iki Imana ishaka kusengera ako kanya, utazi n'iki gikurikiyeho. Ese Mana none n'icyo ushaka urashaka? Yesu ashimwe cyane. Mu bintu rero biranga umuntu ufite imitekerereze yahindutse, icyambere ngiye kuvuga bike muri byinshi, ariko icyambere ni ukugira n'umuntu ugira gushikama muri we, umuntu ufite umutima ushikamye. Haleluya. Uyu muntu ntago akangwa n'ibihe na situation, circonstance. Uyu muntu ushikamye, hari ijambo rivuga ngo abagushikamijeho umutima uzabarinda w'amahoro masa kuko bakwiringiye. Haleluya. Abantu bamushikamijeho umutima ni abantu basobanukiye Imana yabo, bayizi neza, nubwo ibihe byakomera, nubwo ibihe byakwihinduriza, nubwo ibihe byasa nk'ibyivangavanze, ariko ukaguma ugishikamye wumva womatanye n'Imana yawe. Imana itunyuza muri byose ishaka iki? Ibigishaka wa mutima Imana ishaka, uriya niwo izakoresha. Uyu mutima niwe izakoresha, uyu mutima niwe ishaka. Ntabwo Imana kuduha amafaranga, kuduha ibyo dukeneye byose binaniye, ariko Imana itinze bitewe n'aho ikuganisha n'ikigushakaho. Izatinda igushapeninga kuko ntabwo ushaka umuntu uzayikoza isoni. Ugomba kuba uri umuntu uri perfect, Imana ikabona ngo irebe ikavuga ngo atiriste, ntabwo uzankoza isoni. Yesu ashimwe cyane. Ugomba kuba uri umuntu udakangwa n'ibihe, udahindira mu bintu byose byo mu bigare, ujya ahantu bishyushye ngo ahangaha ndabona aribwo bimeze neza. Ahantu bishyushye urajya gushyushye, ahubwo ugomba kuba uri umuntu uri stable. Yesu ashimwe cyane. Ugomba kuba uri umuntu uzi icyo ashaka. Umuntu ujya mvuga ngo umuntu uzi icyo ashaka nagafata ibintu abonye. Haleluya. Uyu ni umuntu ufite imitekerereze yahindutse. Imitekerereze yahindutse ntabwo umuntu wese agushyiramo ibye ngo ubyemere. Yesu ashimwe cyane. Ugomba kuba uri umuntu wubatse amahame protege agakiza, protege umuhamagaro ku buzima bwawe. Haleluya. Utumva ibintu byose bihindira ngo nawe ubihindiremo. Haleluya. Abantu bose, hari abantu baba agendera mu bigare bitewe n'ibintu abashakamo abantu, ako mu by'ukuri nta kintu kizima ari kubakuramo, cyangwa se uri mu bintu bidafite umumaro kandi utanasobanura. Haleluya. Birakwiye rero ko ibintu byose wishyira Imana nk'ushimwa kandi ukiga kuyoborwa nayo. Ugomba kuba umuntu ushikamye. Shikama, umutima wawe wumva ushikamye, wumva ibirenge byawe biri hasi. Yesu nashimwe. Niba kuzanaho amabwire, niba kuzanaho ibintu uzabyumva birejete hasi, kubera ko uzi icyo ushaka, kubera ko muri urugendo wamo intambara nyinshi, amagambo aza ari menshi, amagambo abayuze mu barokore niho yibera. Uzumva ibintu byinshi cyane, ariko bizasanga wowe ufite iki? Bizasanga muri wowe waramiziki, bizasanga muri wowe wubakiye kuki? Ugomba kuba umuntu ushikamye, umuntu ufite imitekerereze yahindutse. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Icya kabiri, uyu muntu agendera mu bushake bw'Imana. Uyu muntu agendera mu bushake bw'Imana. Ijambo ryatubwiye ngo we kwishushanya n'abiki gihe. Aho ni kuri po ya mbere yo kuba ugomba kubushikamye. Ntabwo wishushanya n'abantu hamwe bashobora kukwibazaho niba ukijijwe niba udakijijwe. Yesu ashimwe cyane. Icyo twakiveho, iki cyanditswe turi mu Baroma ntituri buhave muri 12. Yesu ashimwe cyane. Hasi hakatubwira ngo uyu muntu ahubwo ngo nimuhinduke rwose mugize imitima mishya kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka,
n'ibyo yishimira, nibyo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Yesu ashimwe. Ugomba kugendera mu bushake bw'Imana ukamenya ibyo Imana ishaka. Iyo ufite akajagari ntabwo ushobora kumenya icyo Imana ishaka ku buzima bwawe. Iyo udafite gushikama ntabwo uzumva ikintu Imana ivugana nawe. Uzahora mu buzima bw'akajagari. Ntabwo ushobora kumva Imana uri mu bigare. Ntushobora kumva Imana utayihataye imihagije. Ntushobora kumva Imana, ntabwo uzumva Imana utavuye. Kuba abantu ni beza ariko gira igihe gihagije. Reka igihe uha Imana basi kibe kiruta icyo uha abantu, kugira ngo Imana ikubashishe no kubana nabo basi. Yesu ashimwe cyane. Ugomba kuba uri umuntu ugendera mu bushake bw'Imana. Imana irashaka ko ukora iki? Ijambo ryatubwiye ngo twitandukanye, twe kwishushanya n'ab'iki gihe, kugira ngo dukore ibishimwa n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Kugira ngo tumenye neza ibyo ishaka n'ibishimwa. Ibintu Imana ishaka n'ibishimwa wabimenya uri muri buno buzima bw'akajagari, wabimenya udatuje. Yesu ashimwe cyane. Hari igihe imiterere twese ubu dufite, ukuntu twabayeho, buriya abantu background twese dutewe, turi mu ngaruka. Imiterere buri wese afite bitewe n'ingaruka z'uko yabayeho. Yita kuri cya gice nababwiye ngo yita ku gice cy'umwuka, yibagizwa kwita ku gice cy'amarangamutima. Yesu ashimwe cyane. Muri solo aho ubugingo, aho amarangamutima aba, uzakorera Imana gute waritaye ku gice kimwe kandi ugomba kuba umuntu w'Imana yuzuye ashitse? Yesu ashimwe cyane. Hari igihe uzabaho ugandira Imana kandi uyikorera, utayumvira, udakora ibyishimo. Haleluya. Yesu yaravuze ngo muzamvuga ko mukunda. Avuga ngo unkunda n'uwitondera amategeko yanjye. Si ubiririmba gusa. Hari abazaririmba ko bamukunda, bazavuga ababwire ngo mwara, reka nawe kujya hirya ntaza gutwara umwanya. Ariko Yesu abisobanura neza abantu bamukunda by'ukuri abaribo. N'abantu bameze gute? N'abantu bameze gute biri tubwira bakunda Imana. Yesu ashimwe cyane. Rero nkubwira ku mitekerereze ihindutse, uyu muntu agomba kwita kuri bino bintu byose. Kubera ko imiterere yawe igendana n'intekerezo zawe. Hari intekerezo, ibyo tuba twaraciyemo bikangiza amarangamutima, biduha imitekerereze, iduha imitekerereze. Muzi ko hari indwara zo mu mitekerereze? Mwamubizi? Sinzi niba mubizi. Ntabwo abantu benshi babizi. Icyo gice cyo ngiye kwinjiramo cya counseling. Yesu ashimwe. Personality disorder, personal disorder ni indwara nubimenye ugasanga wagize imiterere mibi kandi uri umukozi w'Imana. Ugomba kwita ku marangamutima yawe agakira kugeza ubwo uri umuntu Imana yishimira gukoresha. Ntabwo uzasenga ngo ujye mu mwuka gusa, ntabwo bihagije. Ita ku gice cy'amarangamutima yawe cyakomeretse, cyahutajwe, cyangijwe, kuko biriya bintu bigira ingaruka ku buzima bwawe, ku miterere yawe. Hari uko nteye bijyanye n'uko nabayeho, uko narezwe, ibyamutaje, ibyankomerekeje, ibiganza nakuriyemo, uko nabayeho. Ibyo bintu byose tukabizana mu nzu y'Imana, tukaza kuri tere gukorera Imana kandi tutarahindutse. Ni ibintu bifata urugendo, bifata igihe. Niki gituma Imana dusenga ntihite dusubiza? Niki gituma Imana ihora iducisha mu bintu bitandukanye? Hari ijambo muvuga ngo mureke kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutere kwihangana. Kwizera ubwira Imana, kuyizera kurageragezwa. Kuko biratubwiye ngo abantu bose bizera Imana. Abakina badakijijwe n'ugiye kwibara avuga ngo ntibamfate, n'usambana aravuga ngo sintwari ndasindwa. Umupfumu arabizi ko hari undi umurenze uri hejuru ye. Ariko umuntu wizera Imana, umuntu ugera ku mutima w'Imana, umuntu wumvira Imana, ninde n'umuntu ufite imitekerereze yahindutse. Uyu muntu niho hantu Imana igitutinza twese igerageza kwizera kwacu. Iravuga ngo mureke kwizera, ngo mureke kugeragezwa ko kwizera kwanyu. Haleluya. Ngo mureke kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutere kwihangana. Ngo mureke kwihangana gutere, ngo mureke kwihangana gusoza umurimo w'Imana, gusoza umurimo wako. Ngo noneho ngo umuntu w'Imana ngo abashyitse ngo atabuzeho na gato. Uyu muntu w'Imana abashyitse, murumva umuntu w'Imana ubushyitse ukuntu agomba kuba ameze. Agomba kuba ari umuntu Imana yacuze. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo mu nzu y'Imana ngo habamo ibikoresho ibi n'ibi n'ibi. Urashaka kuba ikihe gikoresho? Ngo habamo ibikoresho by'ibumba, iby'ibiti n'iby'izahabu. Rero niba ushaka kuba igikoresho cy'izahabu, murabizi ko izahabu itunganywa, hari ahantu ugomba guca. Haleluya. Imana si izafata ibintu bidasobanutse. Niba igushaka uri umuntu usobanutse, igomba kunyuza ahantu igomba kugucura.
kamere ikayiconga ikakunoza neza imiterere yawe ikayihindura. Hari abantu bagira umujinya, uburakari, bavuga amashyari, urwango, ni byinshi. Izi kamere ziri mu murimo w'Imana. None si Imana iratuganisha ntago turatunga, ntituraba perfect, ntituragera ku kigero Imana ishaka. Iki kigero tugomba kukigeraho. Ntago wakora Imana udafite imitekerereze ihindutse. Nawe uzaguma ku rwego rumwe ujye uhora wizengurukaho kugeza ubwo ibaza Imana, wicara hamwe ukibaza amaherezo yabyo. Igihe cyo nkundira Imana iyo uteye intambwe uyibaza, igihe cyose urambiwe. Buri Imana nyambona ikunda kudutegereza. Ntago ijya yita ku myaka ibintu bimaze, ntago ijya ibyitaho. Irakurindira kugeza ubwo ushaka. Iyo ushatse kumenya no gusobanukirwa ngo mushake muzabona, mukomange muzakingurirwa. Iyo uteye intambwe yo kumenya Imana irakwiyereka, ikakuhishurira, ikagusobanurira. Igihe cyose rero utararambirwa ibintu wumva biraho, nayo izabikuretse, kuko icyo ishaka ni wowe. Kugeza igihe uzarambirwa ukumva ibyo bintu ugatera intambwe. Hari umugore bavuze mu gitondo, uriya mugore dukunda kumuvuga kenshi, wateye intambwe, wagerageje ibintu byose, wivuje, batwa amafaranga ye, wari mugongo, yari afite indwara ikomeye ariko baramaze ibintu yaragerageje. Ariko ngo yibwira mu mutima we, igihe cyose uzibwira kubw'ikintu kikurembeje kandi kikubabaje, ukagira icyo wibwira ugatera intambwe, uzahura n'icyubahiro cy'Imana. Igihe cyose uzajya urambirwa ibintu kandi ukagira determination. Ntago ari decision. Njya mbwira abantu ngo buriya decision ufashe imyanzuro imwe ya decision ujye ubivamo. Decision buri umuntu ajya yidesida agacomokamo, ariko determination ntago ucomokamo. Ni handi uvuga ngo kama mbaye icyo bisaba ngenda gikora. Ni hamwe uvuga ngo uko byamera kose, umuntu ufite determination nta kintu atageraho. Nimubona abantu bagiye batanga ubuzima bwabo bari determine. Determination ni kuri cya kigero umuntu aba ari wa muntu muri utakikunda, ufite wumva hari ibintu, wumva hari ikintu ashaka kugeraho gikomeye kirenze we, cy'umumaro. Haleluya. Kandi ni cy'Imana yahamagariye buri wese. Yesu ashimwe cyane. Nicyo kintu, urwo rwego nirwo buri wese akeneye, rwo kutireba no kutareba ibintu. Yesu yaravuze ngo kunkurikira ni ukwiyanga. Haleluya. Umuntu rero wagize iyi determination niwe uhura n'icyubahiro cy'Imana. Gira ibintu wumva uhaza. Uriya mugore yarabihaza, aravuga ngo ngiye nasobanukiye ko hari umugabo umwe uri guhindura amateka y'ubuzima bw'abantu. Kandi igitangaje, yamusanze hari benshi bamuri inyuma ibihumbi, uriya mugore atahana intsinzi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ntago bisaba igihe umaze ugenda uri mu murimo w'Imana, ntibisaba igihe umaze usenga, birasaba uyu mutima wizera, uyu mutima wamaramaje, uyu mutima uzi icyo ushaka. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ugomba kuba uri umuntu wumva ubushake bw'Imana, ugomba kuba uri umuntu wumvira Imana kandi ugakora ubushake bw'Imana. Umuntu wese udafite kumvira Imana akunda gukora ibintu bimworoheye kandi yishakira ibintu ashaka. Yesu ashimwe cyane. Iyo umuntu afite imitekerereze itarahindutse, akunda gukora ibintu bimworoheye. Akunda gukora ibintu bya bintu bimworohera, ntago ajya akunda gukora ubushake bw'Imana. Bajya bavuga kera ngo ubushake bw'Imana ngo burasharira. Gusa ngo Imana ikubwira ibintu ngo wumva bigoye, ntago nyine uraba surrendered, ntago urishyira Imana nk'umuntu ushima, ntago uragera ku kigero ubuzima bwawe Imana. Muzi ko abantu bashaka ibintu by'Imana batarashaka. Uzi ko ushaka iby'Imana iguha, kandi uko ni ukuri. Hari abantu batarakora ku mutima w'Imana, bahora bashaka ibintu by'Imana, agashaka ibintu byose bituma atera imbere, yagereho amenyeka, ibintu nyine bihora bituma akaryoherwa n'amasezerano n'ibintu Imana izamukore. Nyine agahora aryoherwa n'ibintu asengeye, ibintu ashaka Imana impaye ibi, ugasanga ibyo bintu biramushishikaje kuruta gukora ikiri ku mutima, kuruta ubushake bw'Imana. Ariko muzi urwego rwo kuba, uzi urwego rwo kuba sarende, uzi urwego rwo gukoreshwa n'Imana, uzi urwego. Buri wese uri hano hari ikintu Imana imushakaho. Yesu ashimwe. Ushobora kuba ndi kuvuga amagambo akomeye ukumva na ya bamwe, ariko buri wese uri hano hari ikintu Imana igushakaho. Haleluya. Hari taranto Imana yaguhaye. Impamvu uri hano nuko Imana igufitiye umugambi. Yesu ashimwe. Impamvu waje ahangaha, hari benshi batahaje, we wahaje rero Imana iragushaka. Haleluya. Hari impamvu. Kunda kuba mu bushake bw'Imana, kunda kuba mu buzima bwumva Imana. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Kandi wemere guhinduka, emera guhinduka, uhindukire. Gira umutima uhindutse, uhirimbane wumva ushaka guhinduka. Umenagure za kamere, tumenagure za kamere. Yesu ashimwe cyane. Hari umuntu ugira utamenya ko arwaye,
mwari muzi ko umuntu ajya arwara mu marangamutima ntabimenye. Buriya tuzi yuko indwara zo kwa muganga, malariya, ko umubiri unoneka, uwo ni umubiri wasuzumye, ariko ntabwo uzi igipimo cy'umutima wawe revo kiriho y'uburwayi. Haleluya. Uraza gukora Imana utarakize neza, bizajya bigenda bigaragara, ariko byaba byiza utinze Imana igushapeninga ukazagenda uri perfect aho uri hose, urwo rugo ukarujyamo warakize. Haleluya. Umurimo w'Imana ukawujya muri muzima, mu kazi, muri business, nibwo uzagaragaza umusaruro, nibwo Imana izabona ko urumara ahantu uri, kubera ko warakize. Haleluya. Byose tugomba kubyitaho. Umubiri nta kuvuga ngo umubiri ureke, oya, kora regime, ukore siporo. Uyu mubiri ni urusengero rw'Umwuka Wera. Yesu ashimwe. Nugira ibiri ijana ukarwara pressure, ukarwara ibidiyabete, ukavuga ari umuntu wirira ibyo yishakiye, yarangiza agasenga ngo Imana imugabanyirize ibiro. Kuki uri kurusha Imana wateye intambwe ugakora regime? Kuko muri wowe yaguhaye, Imana yaduhaye ubushobozi, turi abana b'Imana, turi abantu bakomeye imbere y'Imana. Kuki urimo ibintu byose bifite ukuntu bikorwa? Kuki uri gustress Imana? Wafashe regime. Niba utabasha kwikontrola nabyo ubwabyo ni ikindi. Iga kwitegeka. Tegeka amarangamutima yawe gukoresha amakosa. Tegeka umutima wawe, utegeka umubiri wawe, utegeka intekerezo zawe ze kugukoresha amakosa, kubera ko ibintu byose n'imyitware biva ku mitekerereze yawe. Bibiliya ivuga ngo kutekereza ni kuri. Uko nyine ni uko tubona, niko nyine wori gutekereza, niko utekereza. Nutagira imitekerereze zindi tuzakora amafuti menshi cyane. Genda imbere ya Yesu agukize, agenda kwereka kandi ntushobora gukira utarihuza nawe. Ntushobora gukira utaragira igihe cyo kwihuza nawe. Yesu ashimwe cyane. Gira igihe cyo kwihuza nawe. Ngewe ngira igihe cyo kwihuza nanjye, cyo kwitekerezaho, ninjire muri fifi ndani, nkurura ndebe ikintu cyose cyambabaje, ndebe ingaruka cyangizeho, injira muri we wihuze nawe. Yesu ashimwe cyane. Ihuze nawe kugira ngo uve umuntu ushyitse ugiye gutanga ubuzima mu bantu. Ugomba kwihuza nawe, ugakuramo ibishaje, ugasigaza ibintu bizima. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Kuki dushaka ibintu by'Imana tutarabanza gukurikiza amategeko n'amabwiriza ko bikurikizwa? Haleluya. Kuki dushaka kugera ahantu runaka tutarabanza gutunganya ibintu byahanga, kandi ibintu byose ni ku murongo? Ntago wajya twe gusimbuka ama etape. Haleluya. Mwari muzi ko n'abasimbutse ama etape Imana ijya ibasangayo? Imana ijya ibasangayo ikajya kubatunganyirizayo, nge ndabazi. Haleluya. Ikagenda ikakubwira ngo nge sinjya nkoresha umuntu ntigishije. Ikabikubwira kubera ko wasimbukanye za kamere zose na kara, hari ibintu byinshi utatunganyije. Imana ifite ubwenge, my dear friend. Imana ifite ubwenge. Imana ifite ubwenge. Imana igira ubwenge bwinshi. Hari igihe umuntu agenda kwera urukundo n'imbabazi zigira nyinshi cyane, ufite ibifuti byinshi, ikakubwira ngo mwana wanjye ndagukunda. Imana ntabwo iri nk'abantu, ntabwo ihutaza abantu, ibatwaza gake. Ariko mu by'ukuri ku muntu witegereza yareba ibifuti akareba nk'ibi bifuti, akareba umuntu afite ibifuti. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imana n'umukozi w'umuhanga, izi uko itwara abantu bayo buke buke, igenda ibatunganya buke buke, yo itandukanye n'abantu. Haleluya. Ariko mureke dukore ku muntu wacu w'imbere cyane. Yesu ashimwe cyane. Uzizera Imana, uvuge ngo urayizeye, utegereze, ariko ugomba kuba ufite kukwizera kujyana n'imirimo, niko biri tubwira. Kukwizera kujyana n'imirimo. Haleluya. Reka turebe icya gatatu. Icya gatatu, uyu muntu agomba kuba afite urukundo rwinshi. Agomba kuba afite urukundo. Haleluya. Ugomba kuba uri umuntu ufite urukundo. Ugomba kuba uri umuntu ufite urukundo. Hari abantu batahawe urukundo, batigeze baruhabwa, bigorana ko barutanga. Ariko iyo wihuje, iyo washatse Imana igusukamo urukundo ukabasha kurutanga, nicyo cyiza cy'Imana. Imana ijya yubaka umuntu, iravuga ngo umukobwa w'i Siyoni nzakubaka uzaba wubakize, ngo mwubakwe n'amabuye mazima. Imana ijya yubaka umuntu ikamwubaka ikamutunganya. Ugomba kuba uri umuntu ufite urukundo. Umuntu ufite imitekerereze ihindutse wese agomba kuba afite urukundo. Niryo tegeko rikomeye twahawe n'Imana. Niryo tegeko riruta yandi yose, kubera ko biravuga ngo urukundo rutwikira ibyaha byinshi. Uzi ko umuntu ufite urukundo aca ahantu umuntu wese adaca. Uzi ko umuntu ufite urukundo nta muntu ujya umuvuga uko yibone. Uzi ko uriya muntu kubera urukundo, imbaraga z'urukundo rugira, hari ubuntu bw'Imana bujya buza ku muntu ufite urukundo.
hari ubuntu bujya buza ku muntu ufite urukundo, kuko urukundo ntirutekereza ikibi ku bantu. Kandi igihe cyose usohoye, igihe cyose utekereza ikibi ku bantu, urimo urasohora imbuto uzasarura wowe. Igihe cyose, kubera ko intekerezo zigira imbaraga. Ngenda mutse nkwanga nkabitekereza ntabikubwiye, ndimo ndabiba imbuto. Ibitekerezo bigira imbaraga ku rwego umuntu adashobora gusobanura. Igihe cyose muri we hari net, udafite ikibi, udafite ikibazo n'abantu. Igihe cyose uri kurekura imbabazi, igihe cyose uri kurekura urukundo, biriya bintu uzabigarurirwa. Ariko ujye witonda niwumva abantu bari kuvuga nabi. Biravuga ngo kuvugwa neza ngo bimeze nk'amavuta atemba ruhanga rwa Aroni. Kuvugwa neza, buri umuntu ufite urukundo ko rutwikira ibyaha byinshi. Hari intege nke za urukundo ruzamenagura imbere y'Imana, kubera ko ufite urukundo rw'Imana muri wowe. Haleluya. Ngo umuntu udakunda ntazi Imana. Urukundo ntirutekereza ikibi. Niba wumva ugira uburakara abantu, ukumva ufitanye ibibazo n'abantu, ba mu mutima yawe wumva uri kudiringa nawe. Byavuga ngo umunyantege nke wese, umuntu wagize intege nke, ntabwo umuntu ahora mu ntege. Umuntu wagize mu ntege nke, ikizakubwira ko wagize intege nke, uzareba itagenda neza ku bandi. Ariko umunyembaraga adiringa nawe. Njyewe mpora ndeba itagenda neza kuri jyewe kugira ngo ntungane mbiki Imana ishaka ko mbacyo. Ariko umunyantege nke ahora areba itagenda neza ku bandi, ahora acimanza, ajudging. Wagira ngo ashinzwe kureba abantu abandi ko bitari kugenda, wagira ngo ashinzwe abantu. Ahora atekereza ikibi ku bantu, ibihano by'abantu, ibintu bitagenda neza ku bantu, ahora yumva kuki utinda ku bantu. Wakwitinzeho kugira ngo ugere ku kigero Imana igushaka. Witinda ku bantu. Imana igushaka nk'umugore udasanzwe, gushaka nk'umukobwa udasanzwe. Itegurira ahantu heza, imbere heza. Umujene, umusore, umupapa, witinda ku bantu. Reka abantu n'Imana yabo, barekane n'Imana yabo. Wowe tindana nawe, komeza udiringe nawe. Semana komeza ubwira Imana ko utaraba perfect. Bwira Imana ko kubara byakunaniye. Yibwire ko amagambo ko kuvuga bikorohera. Yibwire ko umujinya uko, yibwire twa tuntu twose turi wowe uzi abantu batazi. Yibwire bya bindi byose, yibwire ko ukeneye kuba nk'uko ishaka kuba. Wijya wimara umwanya uvuga abantu, wabaretse ko bafitanye gahunda n'Imana yabo. Urukundo rutwikira ibyaha byinshi. Ikindi cya nyuma, ugomba kuba uri umuntu ufite ubwenge. Yesu ashimwe. Navuze utuntu duke muri byinshi bigaragaza umuntu ufite imitekerereze yahindutse. Haleluya. Ugomba kuba uri umunyabwenge, ugomba kuba uri umugore w'umunyabwenge, ugomba kuba uri umugabo w'umunyabwenge, ugomba kuba uri umukobwa w'umunyabwenge, umusore w'umunyabwenge. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Biragoye neza ku rwego ushaka kurujyamo, warugeramo udafite ubwenge. Uru rugo uzarwubakana ubwenge, uzabana n'abantu kubera ubwenge, uzakorera Imana kubera ubwenge. Ibintu byose ni ubwenge. Bibiliya ivuga ngo si byiza ko umuntu aba adafite ubwenge, ngo mushake ubwenge, bukurikire, bushake, shaka ubwenge. Yesu ashimwe cyane. Ibaza ikintu Salomo yasabye Imana kikamuhesha n'ibindi byose. Kubera ko ibuza ubwenge, ubuzima bwawe kubura ubwenge ni ikintu kibi cyane. Kubura ubwenge, ubuzima bwawe waburimbura. Umuntu wabuze ubwenge yangiza ibintu byinshi cyane. Umuntu wabuze ubwenge atakontrole. Umuntu wabuze ubwenge akora amakosa. Umuntu wese wabuze ubwenge, biravuga ngo ubwenge ngo burutwe intwaro z'intambara. Kuki intwaro z'intambara, muzi ko intwaro zigira umumaro munini, kuki birivuga ko ubwenge bubiruta? Ukeneye ubwenge. Haleluya. Njya mbwira abantu bakunda nkunda kuganira n'abantu, nk'umuntu akaza kungisha inama bubatse. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Ikintu kijya babwira ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo, niko birivuga. Ushobora kugira urukundo, ukunda uwo mwashakanye, ariko wabura ubwenge ugasenyuka. Ubwenge ni strategy z'ubumana. Haleluya. Bibiliya ivuga ngo ubwenge arahugura, Mwuka Wera w'ubwenge akubwira icyo ugomba gukora. Haleluya. Bwenge akunyuza ahantu hatoroshye guca, ariko we arakubwira ngo nubwo meze gutya ihangana uca ahantu. Haleluya. Nubwo bitoroshye ariko umuti urasharira. Umuti wose buri urasharira, nta muti uryoha ubaho. Haleluya. Bibiliya ishimangira urukundo kubaka urugo kuruta ubwenge. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ubwenge nibwo bwa mbere. Uzabana n'abantu kubera ubwenge, kubera ko tubayeho dufite character zitandukanye, duteye bitandukanye. Muri societe uzayibashwa n'iki? Uzahura n'abantu bafite ibikomere bitakize, bimeze gutya, kandi mubana mu murimo w'Imana.
ubwenge nibwo buzakubwira uko ugomba kwitwara mu muryango, mu bantu, mu kazi. Nigeze numva ubuhamya bw'umuntu ngo warakajwe n'umuntu, ngo mu kazi yaramurakaje, ashobora kuba atari na bosi we, ngo yaramurakaje agira uburakari ku buryo akazi yahise akarekara agasezera. Urumva kwa kutikontorora, uwo muntu afite igikomere cy'amateka kitakize. Uwo muntu afite ikintu cyabimuteye nubwo abantu batazi ngo niki. Ku bintu byose ukora, amakosa ukora atewe n'ibyo waciyemo. Haleluya. Kwihangana guke ugira, kwihangana gushyitsi ugira, ibyo byose biterwa naho waciye. Iyo utatunganyijwe rero ukora amakosa menshi cyane. Yesu ashimwe cyane. Igihe cyose utatunganyijwe uzakora amakosa. Ugomba kuba ufite ubwenge. Turabwirwa kwizera Yesu wenyine, ariko niba tudahindutse bizaducanga, bitugore. Haleluya. Bizatugora, kubera ko natangiye mbabwira ngo uyu muntu agomba kuba ari umuntu ushikamye. Haleluya. Hari umuntu ugira kwihangana guke, azizera Yesu gute? Ijambo ry'Imana avuga ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Ngo ariko nasubira inyuma umutima wanjye ntabwo uzamwishimira. Nusubira inyuma rero, igihe cyose uzaba utari stable, igihe cyose uzaba udashikamye, ibizagucomora mu buntu bw'Imana ni byinshi. Ugomba kuba ufite gushikama. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Mureke twumvira Imana, tugire urukundo, tugire n'ubwenge. Yesu ashimwe cyane. Ni byinshi ariko ibyo ngibyo ndumva bihagije. Haleluya. Tugwize urukundo, urukundo rubabarira byose. Ntirutekereze ikibi ku bantu. Ariko aya magambo ndayakunda, ariko singiye kuvuga ku rukundo, ariko niba ari ikintu kiryoha. Haleluya. Niba ari ikintu cyiza, uzi ukuntu urukundo rutanga amahoro, uzi ukuntu urukundo ruryoha. Ujye wumva iyo warakaye ukuntu busharire, ujye wumva igihe warakaye, ujye wumva urwango iyo rwaje. Biravuga ngo urwango rubyutsa intonganya. Haleluya. Ngo ariko urukundo rwo ni ubuzima. Ngo nirutekereze, abantu bose ubona bameze neza, abantu bose ubona ibintu ari amahoro biryoshye, ariko niba kurakaza kamereza urwango ni rubi ruragatsindwa. Urwango ruzura ibintu, ruzana ibyahe nahe, rukwereka ibitagenda neza, nirwo rukwereka intege nke z'abantu, nirwo rukwereka ibintu. Urwango ni rubi. Ugomba kuba ufite urukundo nk'umuntu ufite akamero k'Imana. Turi abana b'Imana, mureke duhinduke tubyaremwe bishya. Turajya mu ijuru, turimo turashaka guhinduka, turashaka ibikoresho bizima bishimwa n'Imana, turashaka ibikoresho by'izahabu. Yesu ashimwe cyane. Turashaka ko abagore bahesheje Imana icyubahiro. Bizagerwaho gute? Tugomba kuba dufite imitekerereze ihindutse. Umuntu ye kuvuga ngo nawe umuvuge, umuntu ye kukwanga ngo mwange. Biravuga ngo munesheshe icyiza ikibi. Haleluya. Tunesheshe icyiza ikibi. Hano muri 12 navuze ngo niho turi bugume mu Baroma 9 haravuga ngo urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya, ngo mwange ibibi, urunuka muhorana ibyiza. 12 Baroma 9 ngo niturwange urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya, ngo mwange ibibi, urunuka muhorana ibyiza. Urumva ko birizi gupresiza ngo urunuka. Icyo kibi cyangana urunuka. Niwumva arakantu kakomanze ku mutima wa katari keza, hituzibukira. Yesu ashimwe cyane. Umwuka wakwatatse, rega buri muntu wese umwuka umwataka yumva. Ntabwo wese ajya, umuntu uri maso yatakwa yumva buri, ntabwo ibintu biza ngo bikwirundeho. Biravuga ngo muhore muri maso. Yesu ashimwe cyane. Muhore mukenyeye amatabaza ahore yaka, ye kuzima. Ibicaniro biri muri mwe bye kuzima nibizima. Igicaniro cy'umuntu cyazima, ibintu byose biraza bikakijya, ibintu byose bita. Muhore mwaka kugira ngo akantu kose Satani imbuto abiba umenye ko yayibibye. Nabiba imbuto y'uburakari menya ko wataswe, umujinya, amagambo, ishyari, urwango, ibyo bintu byose ujye umenya ko watewe utabaza. Haleluya. Dutahane kudatekereza ikibi ku bantu, tubibe imbuto nziza, dutekereze ibyiza, ngo tunesheshe icyiza ikibi. Niko biri tubwira. Yesu nashimwe cyane. Ngo kubw'umwete, ngo kubwo gukunda bene data mukundane rwose, ni ku 10, ngo ashyire imbere mugenzi we kubw'umwete ntimubi byangwe, muhirimbane mu mitima, mukorere umwami wacu, mwishime mufite ibyiringiro, mwihanganira amakuba, mukomeze gusenga mushikame. Haleluya. Mukomeze gusenga mushikame.
mufite ibyiringiro, mwihanganira amakuba, mukomeze gusenga mushikame. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. 17 ngo ntimukiture umuntu inabi yabagiriye. Mwirinde kugira ngo ibyo mukora bibonekera abantu bose ko ari byiza. Niba bishoboka murwanye uruhande, mubana amahoro n'abantu bose. Niba mu ruhande rwa kora pari yawe, Yesu ashimwe cyane. Kora uruhare rwawe rwo kutabana n'abantu, rwo kutagira ikibazo. Niba ari intambara ikomeye, ni intambara yo gukiranuka. Yesu ashimwe cyane. Ariko ibazanuma Imana yashyizeho, ngira ngo yashyize tire ahantu yashira akadomo, ngo nge ndabizi ko ibyo kurya no kwambara ndabizi ko mubikeneye, ngo ariko mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ngo ibindi byose ni inyongera. Haleluya. Komeza ushake mu maso y'Imana, ushake gukiranuka kw'Imana, ushake ubwiza bw'Imana, ushake ubuntu bw'Imana. Niba uza ku buzima bwa buzagusiga uri umugore udasanzwe. Haleluya. Buzasigara umukobwa wowe uri gushaka kujyamo, buzagusiga uri umugore ufite umumaro mu rugo ugiye kuzajyamo. Igihe cyose wubatse urugo wabaye prepared bigira umumaro munini cyane. Yesu ashimwe cyane. Iyo wamaze gutunganya umutima wawe, igihe cyose Imana isanze witeguye biragufasha. Ariko igihe cyose ibintu bije utaraba